Hano mu cyanya cy'inganda i Masoro rwose, iyi ni warehouse yindi rwose ikeneye abayijyamo rwose, irakodeshwa amafaranga make cyane, amadolari 5 kuri metero kare imwe. Iyi ngiyi rwose warehouse, iki ni umuryango ujya mu gihangari kimwe, undi uri hariya haruguru y'aya ma ofisi murimo murareba rwose, ama ofisi meza, ifite viyo nziza rwose, murabibona kuri video. Rebe rwose aha mpagaze ngewe ndi gufata aya mafoto, ni munsi rwose y'ibibiko by'ibigega by'amazi. Dore rwose ahantu heza hafite parikingi nziza rwose, umuhanda urabona viyu rwose yaho uburyo imeze. Dore ni ku muhanda rwose, ibidukikije rwose, akayaga karahuhera umunota ku wundi, hari amafu. Ni karibu rwose. Iyi ni ifoto video mfashe rwose ndi hanze, mu kanya ndabinjizamo n'imbere, rwose nta kibazo rwose. Ni karibu hano mu cyanya cy'inganda i Masoro.